ahagarara intare. Bakunzi ba Karabeni Sport TV rero uyu munsi nkuko tubabwira ko twibanda ku bijyanye na siporo, ubukerarugendo, imyidagaduro. Uyu munsi twasuye ubworozi bw'imbwa. Kera bavuga ko imbwa ari akazi ko kurinda urugo gusa, ariko muri iki gihe imbwa ni itungo nk'andi kandi rigira akamaro. Hari ubwo gucunga umutekano w'ingo, gucunga umutekano w'imyaka, gushimisha abantu ko ni nk'imirimbo, cyangwa se zikajyanwa mu marushanwa y'imyidagaduro cyangwa kwiyerekana. Hari n'izirushanwa mu kwirukanka, hari izirushanwa mu gusimbuka, hari izirushanwa mu gukina udukino. Rero hano aho twasuye n'aho bakorera gutunganyiriza imbwa, cyangwa se uruganda, navuga ko ari nk'ahantu batunganyiriza imbwa zizavamo izijya kurinda ibipangu, izirinda imyaka n'ibiti byose. Amazina rero watangira utwibwira. Murakoze cyane, bakongera ijwi kandi ukaraba muri televiziyo. Murakoze cyane, nitwa Ningenera Angelo, nkaba nkorera mu kigo cya Entreprise Urwibutso. Hano nkaba ndi umukozi ukora mu bworozi bw'aya matungo mureba hano. Tukaba dufite imbwa z'amoko agiye atandukanye, hakaba hari German Shepherd, Belgian na Bulldog. Izo zose ni amoko tugiye dufite. So imbwa rero muri rusange, ese ni iki wabwira umuntu wumvaga ko imbwa nta kintu ivuze? Uyu munsi wowe imbwa uyifata gute? Uno munsi imbwa kuri njyewe nyifata nk'agaciro gakomeye cyane. Kuri njyewe ni agaciro gakomeye cyane, kuko nanjye mbasha kuba nahakura umukati untunga, nkaba nanjye ubuzima bwazo, nanjye nibwo buzima bwanjye, nanjye niho bushingiye. Kuba nzorora wenda bakaba bampemba neza cyane, yuko dufite n'umukoresha nawe uba utwitayeho neza. Rero ndumva yuko kuba nzoroye zimpesha ishema kuri njyewe, kandi zinatuma nanjye ndushaho kwamamara. Aha, none se uyu munsi itungo ry'imbwa, nk'umuntu uba uri kumwe nazo buri munsi waje gusanga imbwa koko mu by'ukuri ifite ubuhe buhanga, ifite ubuhe bwenge, uyu munsi uyibona ute? Uno munsi imbwa nazo ni amatungo afite ubwenge budasanzwe buhambaye, buri ku rwego ruri hejuru. Imbwa hari izagenewe gucunga ibipangu, hari n'izagenewe kurinda hari n'izagenewe gusaka, arizo abapolisi cyangwa abasirikare bifashisha. Akaba ari bene ubu bwoko bwa German Shepherd. Akaba ari za zindi zigenda zigasaka ibisasu, haba mu ndege, haba mu bikapu by'abantu, zikaba zagikuramo, zikaba zajya kukijugunya nko mu mazi aho kitari bwangiriza abantu. Rero uri kumva yuko hari n'izindi tuba dufite nazo zagiye zigenerwa akazi kazo, ikaba yasigara ku rugo ikagenda ireba akazi ukora ka buri munsi, nayo mu gihe udahari nayo ikaba yagakora. Aho ngo hari n'izirinda imyaka ku buryo nta muntu wajyamo. Hari n'izirinda imyaka. Izo zirinda imyaka ni nazo zigaruka inyuma n'ubundi zikarinda amatungo, zikaba zagenda zigacunga inka wenda ziri mu rwuri, igerageje kuba yatabanyika ikaba yagenda ikayitanga. Okay, none se uyu munsi ikibwana kimwe kirashobora kugura amafaranga? Nk'ubu ikibwana dufite cya German Shepherd, ikibwana cya German Shepherd kigura ibihumbi guhera kuri miliyoni 1 gusubiza hasi, bitewe n'ingano n'uko gitwaye kingana. Hakaba hari na Belgian, ikibwana tukigurisha miliyoni 1.5. Ndumva ari izo ngizo, ari ibyo bibwana dufite ubu ngubu biri kubasha kuboneka muri aka kanya. Uyu munsi se umuntu ashobora gukora umushinga wo korora imbwa, hanyuma akajya azitunganya akaziha abantu bazikeneye, bikamugirira akamaro? Yego cyane, umuntu ashobora gutangirira ku mbwa imwe cyangwa ebyiri, bitewe n'ubushobozi usanzwe wifitemo n'uko ushoboye kuba wakabashije kuzitunga. Zakugirira akamaro gakomeye cyane, zitanga umusaruro ukomeye. Urumva nimba imbwa imwe ishobora, ikibwana dushobora kukigurisha miliyoni 1.5 cya Belgian, birashoboka cyane kuba guhera kikivuka kugera ku mezi, dutangira kugitanga gifite amezi 2.5 kugeza kuri 3. Iyo cyarenze 3 ni handi uba usanga n'amafaranga yiyongereye. Rero nimba guhera kuri ayo mezi, guhera kikivuka kugeza kuri ayo mezi 3,
icyo ndakeka kiba kimaze gutwara agaciro k'amafaranga angana n'ibihumbi nka 50. ya rero bakunzi ba Caroline Sport TV rero murumva ko ibyo twafataga nk'aho imbwa nta kintu ivuze muri iki gihe, imbwa ahubwo ni ubutunzi. Ushobora kuzitangira nk'umushinga uzorora ukaziha abazikeneye. Urumva ko hagati ya miliyoni n'ibihumbi 300 ubasha kubona ikibwana, ukazitunganya ukazimenyereza. Uyu nawe ni umwe mu bashinzwe kuzitunganya no kuzimenyereza bitewe n'akazi izajya gukora. So rero ibyo twafataga kera nk'aho atari umwuga, uyu munsi urumva ko ari umwuga umutunze. Navuga ngo itungo ryafatwaga nk'aho ridafite akamaro, uyu munsi rifite akamaro, kandi urumva amafaranga rigurwa ari ikintu kinini. Mukomeze muturayikinge, mukore share, kandi namwe nababwira ngo mushobora kuza mukitwarira Manishaft, ni imbwa nziza zitozwa ibyo bintu. Mukomeze muturayikinge, mudukurikirane. Caroline Sport TV nakagaruka kandi yemeje kubagezaho ibijyanye n'ubukerarugendo, siporo n'imyidagaduro. Ciao ciao, bye bye.